turabashuhuje bene data, tubifurije kugubwa neza, Uwiteka abaho umugisha cyane. Turagarutse turasanganywe, nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data twicaranye hano, reka tubahe akanya nabo babasuhuze kandi babibwire duhereye iburyo. Yesu ashimwe, nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Nakoze cyane, reka twakire na mwene data nabo basuhuze kandi abibwire. Ndabasuhuje, nitwa Charles Nkundibiza. Yesu ashimwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, namwe aho muri tubifurize kugubwa neza. Turagarutse rero uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ihumure rikwirakwira hirya no hino. Ni ibyigisho biboneka mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ni ibyigisho dusanzwe twigana. Turi mu cyigisho cya 5 kitubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka. Abo twatangiranye turakomezanya, kandi abaje uyu munsi namwe mukomerezeho, tuzarushaho kunguka byinshi muri iyi ngingo. Reka rero mbere yuko tujya mbere kugira ngo tuyige, tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera, Muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburinzi bwawe bubana natwe ibihe byose, kandi tugushimiye ko wadutegura ibyigisho kugira ngo bibashe kudufasha, bitwungure byinshi, bibasha kuduhagararaho muri ubu buzima, kugira ngo dufashe te agakiza kacu. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo umwuka wera adusobanurire, kandi asobanurire abakurikiranira ibyigisho kuri iyi cano hirya no hino. Tukugirireho umugisha, tubyakibona mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi, ariko twasaba mwene data Aimable ace muri make mu ncamake ku ngingo twize ejo, kugira ngo tujye kuri iyi ngingo itubwira ngo ihumure rikwirakwira hirya no hino. Noneho tuyitangire ko twumva iyo twize, tumaze kumva iyo twize ejo. Urakoze cyane. Ejo hashize twize ingingo yo kuwa 3 ivuga ngo igikorwa kitari kitezwe. Twabonye uburyo Kristo Yesu yagiriye impuhwe Mariya, arangije amazi atawuciraga iteka bari he? Ati ntabo databuja, ati nanjye singuciriyeho iteka. Rero igitangaza Yesu yakoreye Mariya cyo kumukiza gucirwaho iteka n'abantu, twabonye ko igitangaza gikomeye cyane. Tubona ko natwe Yesu Kristo yifuza kudukiza gucirwaho iteka na Satani, ko niwe murezi wacu n'ubu. Nuko birangira tubonye yuko natwe Yesu Kristo tumwemereye yadukoresha igitangaza gikomeye cyane cyo gukiza ubugingo bwacu bugiye kurimbuka. Murakoze cyane. Ni mu ngingo yatubwira ngo igikorwa kitari kitezwe. Iyo uyu munsi rero iratubwira ngo ihumure rikwirakwira hirya no hino. Reka twumve ku ngingo ya yaho hari ikibazo kibaza ngo ni iki kigomba kuranga inyifato yacu, by'umwihariko mu mushyikirano tugirana n'abandi. Hari umushyikirano tugirana n'abandi, ni iki kigomba kuranga inyifato yacu, kandi ni ubuhe buryo bumwe rukumbi ibi byashoboka. Reka dusabe mwene data Charles twumve igisubizo cy'iki kibazo mu Rwanda 2 rw'Abikorintho igice cya 1 umurongo wa 3 ageze ku wa 5. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 1 ku murongo wa 3. Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo data wa twese y'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone ko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwirijwemo na Kristo. Amen. Nakoze cyane. Aimable, iri somo nkurikije uko ndi kuryumva rirerekana neza ko burya ntabwo wahumuriza abandi nawe utarahumurijwe. Ntabwo byakunda. Iri somo nawe televiziyo mu butumwa bw'Abaturage 248 guhanga amaso Yesu ko ari ryo humure ryanjye ryonyine n'ibyiringiro. Rero ngo agiye kuyobora intambwe ku ntambwe, iyo kure cyane mu kibaya, ariko ibi byose ari kugira ngo ufatanye na Yesu mu mibereho ye yo gucishwa bugufi. Ubwo kugira ngo ufatanye na Yesu mu mibereho yo gucishwa bugufi, ni nawe uguhumuriza kuko niwe mufatanyije mu mibabaro. Nakoze cyane. Ariko Yesu nawe kugira ngo aduhumurize byanyuze mu mibabaro, dukurikije uko iyi ngingo, kuko harimo amagambo avuga ngo mu mubabaro niho Yesu yaboneye ububasha bwo guhumuriza abantu.
burya muri ya mitego yategwaga hirya muri kwa gukwenwa byaje kugira ya mibabaro bamunyuzagamo, kwa kumusuzugura, kwa kumugaya, nibyo byavuyemo imbaraga cyangwa se nibyo biduhishurira gukomera kwa Kristo, noneho yarangiza natwe akadukomeza mu mibabaro n'ibibazo duhura nabyo. Mwatangiye neza yuko igihe dufatanyije n'imibabaro nibwo aduhumure. None se kugira ngo aguhumure wibereye iyo ngiyo mu byawe mu by'isi ntabwo bikunda. Aho bifatanyije n'imibabaro ukabazwa ku bwe, mbese ukigomwa ukiyanga ku bwa Kristo, niho gusanga akaguhumura. Nibyo tugiye kumva mu ngingo ikurikiyeho, kuko irabaza ngo sobanura ibyiringiro byihariye n'amahirwe dufite mu kugera ikirenge mu cya Kristo. Ubwo kugera ikirenge mu cya Kristo ni ukunyura mu mibereho nk'iyo nawe yanyuzemo. Noneho dusomere mu rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 2 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Reka dusabe Sharire adusomere. Haranditse ngo iyo tubabazwa tuba tubabarizwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo muhumurizwe namwe, mubone uko mwihanganira imibabaro imwe n'iyo natwe tubabazwa. Icyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanije imibabaro mufatanije no guhumurizwa. Yego. None se ubu twavuga ko iyo turi mu mibabaro, iyo twumva turi mu mibabaro dukwiriye kubyishimira? Ese ugira ngo si n'ikibazo, ahubwo se ubundi ubwo turahamagarirwa imibabaro? Ikibazo aha ni ikibazo. Ubundi bwo turahamagarirwa imibabaro? Aha rero sinzi icyo duhamagarirwa hano baragisobanuye n'amagambo ari mu myanya hepfo. Yego, yadusomera aya magambo arimo igisubizo cyiza cyane. Ariko mbere y'uko mwene data asoma aya magambo, reka dusabe abadukurikiranye, kuko dufite ihumure rikwirakwira hirya no hino, nicyo dushaka kumva. Kuko ubwo niba rikwirakwira hirya no hino, riragera n'aho uri, riragera n'aha turi, riragera n'ahandi hirya no hino, n'abandi uzasharinga ukoherereza. Burya hari igihe nabo bakeneye iryo humure rikwirakwizwa. Noneho rero amagambo mwene data agiye kudusomera, reka tuyatege amatwi twumve iyi mibabaro duhamagarirwa ni iyihe, imeze ite, ni iki igamije kuri twe. Aha dusomere. Tugiye kubona iyo twari gusangira imibabaro na Kristo, noneho nyuma tubereka umwanzuro w'uburyo twasangira imibabaro nawe kandi tukabona ihumure. Niba utumva ko gusangira imibabaro na Kristo ari iby'icyubahiro, niba utiyumvamo umutwaro w'ubugingo bwo wagiye kurimbuka, niba utiteguye kugira ibyo wigomwa kugira ngo ushobore kuzigama amafaranga yo gukoresha umurimo ugomba gukorwa, nta mwanya ufite mu bwami bw'Imana. Dukwiriye kuba abasangira imibabaro na Kristo kandi tukiyanga kuri buri ntambwe. Urumva hano abadukurikiranye tubyumve, ni mu murimo w'Imana. Burya mu murimo w'Imana harimo ibibazo bitandukanye nk'ibyo Yesu yahuriyemo nabyo. Ariko se shari ko mbona umurimo w'Imana muri iki gihe abantu kuwukora ari kuryoshya, ari ibintu byiza, usanga tunawurwanira. Ushaka kuba pasiteri, nanjye nambaraga ngo hari n'abajya babigura no kubyumva. None ubwo uyu murimo dukora n'uyu nguyu turiho tubwirwa hano Yesu yakoze kandi ashaka ko tubamo, itandukaniro ryawo ni irihe? Wabitandukanya ute? Urakoze cyane. Nagiye numva mu biganiro abantu baganira, hari abavuga ngo hari abajya bashaka kuba abapasiteri cyangwa abigisha mu nsengero ibyubahiro, yewe bakaba batanga n'amafaranga ngo babibone. Ariko burya bihabanye cyane n'ubushake bw'Imana, kuko aha ngaha itubwiye ko dukwiriye gusangira imibabaro na Kristo kandi bikaba ari iby'icyubahiro. Mu buhe buryo rero? Ni ukwikorera umutwaro w'abarimbuka, kureba abantu barimo kurimbuka, barimbukira mu byaha, noneho ugafata charge yo gushaka uburyo wabafasha ngo bave mu ngeso mbi, bave mu bibi, bityo batarimbuka. Noneho muri iyo nzira yo gushakisha uko bakura muri ibyo bibi, muri iryo rimbukiro, bizagutwara imbaraga, bizagutwara ibitekerezo, bizagutwara amafaranga, bizagusaba kwiyanga, ndetse hari n'ingorane uzahuriramo nazo,
izo rero iyo uri muri uwo murongo ubwo ufatanije na Kristo mu mibabaro yo gutabara abari kuriganwa na Satani abarimo kugenda berekeza mu irimbukiro. Murakoze cyane. Reka Aimable nawe tumuhe umwanya. noneho rero ikibazo cyari gikunda kubaho ni uko duhura n'imibabaro n'ibigeragezo nk'uko nyine dusangiye na Kristo Tukinuba mu bwoko bw'Imana ni ukarakara ndetse hakabaho unakora ibyaha rimwe na bimwe ukanabitangira urwitwazo kubera akaga kakugwiririye. Ariko ibyanditswe byera biravuga makomeye n'abantu paji 121 ngo isi ndetse n'ikuzimu nta mbaraga ifite zo guhatira umuntu uwo ari we wese gukora ikibi ngo nuko ugeze mu mibabaro. Ubu turi gushaka gusobanura no humure tugiye kubona muri iyi ngingo gasubiremo tukumve neza. makomeye n'abantu paji 121 ngo isi ndetse n'ikuzimu nta mbaraga ifite zo guhatira umuntu uwo ari we wese gukora ikibi. Satani adutera aturutse aho dufite intege nke, ariko ntabwo dukwiriye gutsindwa kuko uko twaterwa bikomeye kose cyangwa bitunguranye kose Imana duteganyirije ubufasha kandi mu mbaraga zayo dushobora kunesha. Niba numvise neza iryo humure dufite aha ngaha muri Kristo niko Kristo ariwe tubashisha kunesha muri iyo mibabaro. niba numvise neza ntabwo isi iyo iduhata gukora ikibi tutabigizemo uruhare. Murakoze cyane. Iryo humure rero Kristo aduha imbaraga zo kunesha ikibi kabone n'ubwo twatiri kubabazwa. Iyi ngingo iri kumvikana. Hano intego yacu abantu dukunda gushaka kujya mu murimo w'Imana ni ukuzirikana ko umugambi intego tugomba kugera niyo kugeza ihumure ku barikeneye. Noneho rero nibagezaho tumeze neza nta kibazo. Icy'ingenzi ni uko ihumure rigomba kugera ku bagenje bate ku barikeneye. Ariko nibidusaba no kwitanga no kubabara kugira ngo tubagezeho iryo humure, cyane gutanga amafaranga yacu, gutanga imitungo yacu, gutanga imbaraga zacu, gutanga igihe cyacu, byaba na ngombwa tugatanga n'ubuzima bwacu kuko nta hantu Yesu yarabutanze. Ariko ngo kugira ngo tugeze ihumure ku barikeneye tugomba kubikora. Rero inzira nyinshi ituma abantu bahumurizwa nuko nawe wahumurijwe mu mibabaro yawe, noneho warangiza nawe ukajya guhumuriza abandi. Ariko inzira yose wakora kugira ngo ugeze ihumure ku bandi niyo ikenewe. Rero iyi ngingo reka tuyisoze. Iri humure rikwirakwira hirya no hino cyangwa se rigera ahashoboka hose, mureke dufatanirize hamwe, haba twebwe n'abadukurikiranye, dukora ibishoboka byose kugira ngo duhumurize abababaye. Ariko natwe dusabe Yesu aduhumurize kugira ngo tubashe kubona imbaraga zo guhumuriza bagenzi bacu. Uwiteka bidufashemo, kandi reka tubashimire, dushimire n'aba bene data badufashije muri studio. Uwiteka bamugisha cyane, murakoze. Amen. Amen.